Mwiriwe neza tubahaye ikaze ku Muhanda Academy nanone turagarutse uyu munsi nanone tugiye gukosora ikizamini cyakozwe uyu munsi. Gukosora ibizamini byinshi byakozwe turabizi neza ko bitwongerera amahirwe yo gutsinda ikizamini cyacu kubera ko ibibazo bigenda bibazwa bigenda bigaruka. Tugiye gukosora ikibazo ku kindi tugaragaza igisubizo cy'ukuri, turanakosora amakosa akunze gukorwa mu guhitamo ibisubizo by'ukuri. Genda ukosora ikibazo ku kindi ubundi uze guteranya amanota utubwire ayo urabona kuri 20. Buri kibazo ni inota rimwe, ugenda uteranya kuri buri kibazo uze kutubwira muri comments ku musozo w'iyi video amanota uribone kuri 20. Uramutse ushaka kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito bidasabye ko ureka akazi kawe, bidasabye ko ureka imirimo yawe ngo uze mu ishuri wige, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara ni kuri 0786 610 057. Turakwigisha bidasabye ko ureka imirimo yawe kandi ukiga mu gihe gito ukajya gukora ikizamini ugatsinda. Nawe ukeneye ko tugufatira kode yo gukora ikizamini icyo ari cyo cyose watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri iyo nimero. Kadutangiye n'ikibazo cya mbere, ariko mbere yuko dutangira nkwibutsa ko hari urubuga rugufasha kwimenyereza uko ikizamini gikorwa. Ukora ibibazo 20 iminota 20 wisomera ntawe ugusomera wihitiramo igisubizo cy'ukuri. Ujya kuri Google ukandikamo umuhanda.com. Umuhanda.com ni urubuga rugufasha kwimenyereza uko ikizamini gikorwa. Kanda kuri subscribe niba utarayikandaho kugira ngo tubana buri munsi mu bizamini dukosora buri munsi mu masomo y'amategeko y'umuhanda yagufasha kujya gukora ikizamini. Ngewe nitwa Teacher Sam, reka dutangirane n'ikibazo cya mbere cyabajijwe mu kizamini cyakozwe uyu munsi. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni A toni 20, B toni 16, C toni 12, D toni 10. Uretse mu mijyi no ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni toni zingahe? A toni 20, B toni 16, C toni 12, D toni 10. Igisubizo nyacyo ni C ni toni 12. Ikintu twita umutambiko ni biriya byuma bihuza ibiziga cyangwa amapine y'iburyo n'ay'ibumoso. Twitegereje nko muri iyi foto turi kubona ko dufite amapine atatu kuri uru ruhande, bivuze ko no hirya hari amapine atatu, ubwo ni imitambiko itatu. Ku mitambiko itatu rero ni toni 12. Batubwiye ibinyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ntabwo birenza uburemere bwa toni 12. Utariga neza ibyerekeranye n'imitambiko ya muri description y'iyi video urabonamo link ikujyana kuri video ikwigisha neza ibyerekeranye n'imitambiko n'uburemere ndetse n'uburebure ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza bitewe n'umubare w'imitambiko gifite. Ikibazo cya kabiri, ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Amatara ndangacyerekezo ni ryari ushobora kuyakiriza icyarimwe? A mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, B mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo? A mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, B mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo hano igisubizo ubona ari icyanyacyo. Iki kibazo igisubizo ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo amatara ndangacyerekezo niyo twita ibinyoteri. Ibinyoteri rero ubyakiriza icyarimwe iyo ugize ikibazo mu muhanda. Iyo ugize ikibazo mu muhanda ushobora kwifashisha cya cyapa kivuga icyago kitasobanura ukundi, ukagitera mu ntera ya metero 25 uvuye ikinyabiziga cyawe cyahagaze, ubundi ugacana amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe umenyesha abandi ko aho ngaho hari icyago. Igisubizo rero ni C mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda ndetse no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Tugasubiza C ivuga ko A na B byose ari byo. Ikibazo cya gatatu, ntibyemewe gukoresha telefone A mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga, D ibisubizo byose ni ukuri. Ryari bitemewe gukoresha telefone? Mu biro bya leta iyo ni A, mu biro bya polisi iyo ni B, igihe utwaye ikinyabiziga iyo ni C, D ibisubizo byose ni ukuri. Kuri iki kibazo cya gatatu igisubizo nyacyo nta kindi ni C ni igihe utwaye ikinyabiziga. Ntabwo wemerewe gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga. Igisubizo nyacyo kikaba cyari C. Ikibazo cya kane, muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana
mu nzira ifunganye. Dufite ibyapa bine imbere yacu, kimwe muri byo kiduha uburenganzira bwo gutambuka mbere y'abaturutse aho turi kwerekeza mu nzira ifunganye. Ni ikihe? A. Icyapa B6, B. Icyapa A19, C. Icyapa B3, D. Icyapa A22. Muri ibi byapa ni ikihe kiguha uburenganzira bwo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse aho uri kwerekeza mu nzira ifunganye? Nizere ko wasoje guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hano rero igisubizo nyacyo ni A, ni icyapa B6. Kiriya cyapa kibanza cyo hejuru nicyo cyapa kiguha uburenganzira bwo gutambuka mbere y'abaturutse aho uri kwerekeza. Kiriya cya A19 kivuga umuhanda ubisikanirwamo, kiriya cya B3 gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere. Igihe cyose uri mu muhanda giteyemo ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere y'ibindi binyabiziga biturutse mu yindi mihanda, mu gihe kiriya cya A22A kivuga inkomane. Ni umuhanda mugari uri buhure n'utundi duhanda tubiri. Reka tukomeze n'ikibazo cya 5. Iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira: A. metero 2.50, B. metero 2.75, C. metero 3, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyi mizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bihe bipimo: A. kuri metero 2.50, B. kuri metero 2.75, C. kuri metero 3, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo hano ni B. metero 2.75. Iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa se ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye havuyemo amapaki afunze, ubugari bw'iyo mizigo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Igisubizo cyari B. Bakomeje n'ikibazo cya 6. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bw'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni A. toni 10, B. toni 12, C. toni 16, D. toni 24. Uretse mu mijyi no ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo za makuzungu ni toni zingahe? Toni 10 iyo ni A, toni 12 iyo ni B, toni 16 iyo ni C, D. toni 24. Igisubizo nta kindi ni C, ni toni 16. Ni ukuvuga ikinyabiziga cyose gifite imitambiko 3 hatarimo makuzungu. Ikinyabiziga gifite imitambiko 3 hatarimo makuzungu ntabwo kigomba kurenza uburemere bwa toni 16. Igisubizo kikaba cyari C. Bakomeje n'ikibazo cya 7. Nkwibutsa ko ukeneye kwiga neza ibyerekeranye n'imitambiko, wareba muri description y'iyi video cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp nkaguhereza iyo video ikwigisha neza ibyerekeranye n'imitambiko, uburemere ntarengwa, uburebure ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza bitewe n'umubare w'imitambiko gifite. Ikibazo cya 7. Imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? A. umuvuduko ntarengwa wemewe, B. iherezo ry'ibyo wabuzwaga, C. guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, D. birabujijwe kuhinjira. Imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? A. umuvuduko ntarengwa wemewe, B. iherezo ry'ibyo wabuzwaga, C. guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, D. birabujijwe kuhinjira. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. guhagarara umwanya muto ndetse n'umwanya munini ntibyemewe. Iki nicyo cyapa kibuza byombi, kirabuza guhagarara umwanya munini ndetse no guhagarara umwanya muto. Igisubizo kikaba cyari C. Ikibazo cya 8. Utarakanda kuri subscribe nawe yikandeho, tujye tubana buri munsi. Hano dukosora ibizamini bikorwa buri munsi ndetse tunanyuzaho amasomo y'amategeko y'umuhanda yagufasha kujya gukora ikizamini ugatsinda. Kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, n'igihe dushyizeho isomo bahita baguha notification ikubwira ko dushyizeho iryo somo. Ikindi kandi hari urubuga rugufasha kwimenyereza uko wakora ibibazo 20 mu minota 20 wisomera, nta gusomera wihitiramo igisubizo cy'ukuri. Iyo system imeze neza nka system uzakoresha ugiye kuri polisi, ugiye gukora ikizamini cyawe nyirizina. Urajya kuri Google wandikemo umuhanda.com. Umuhanda.com ni urubuga rugufasha kwimenyereza uko ikizamini gikorwa. Nawe ukeneye ko tukwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se tukagufatira kode ukajya gukora ikizamini ugatsinda,
twandikire cyangwa se duhamagare 0786105007. Ikibazo cya 8 ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho ntawakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda? Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho ntawakomeretse ariko ibyo binyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa se byafunze umuhanda? A. Gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B. Gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu ku modoka. C. Gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D. Guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga wagize uruhare mu mpanuka y'umuhanda, nta muntu wakomeretse ariko ibinyabiziga bishobora kuba byateza icyago cyangwa se byafunze umuhanda. Ni iki ugomba gukora? Gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande, iyo ni A. B. Gukuramo abagenzi ugashyiramo icyapa cya mpande eshatu ku modoka. C. Gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D. Guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Igisubizo ni A. Mugomba gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba ugize uruhare mu mpanuka y'umuhanda, nta muntu wakomeretse ariko ibinyabiziga bishobora guteza ibyago, shushanya aho zagonganiye ubundi uzishyire ku ruhande. Igisubizo cyari A. Ikibazo cya 9. Kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. A. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundo. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa ubuhe buryo? Inziga zishobora gushyirwaho udushyundo, iyo ni A. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo cya 9 igisubizo nyacyo nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Nka gutyo tubireba muri iyo foto ni gutyo bikorwa. Iyo ugeze mu rwondo ubona ko ikinyabiziga cyawe kuvamo bigorane, inziga zawe cyangwa se amapine uyashyira hiriya minyururu irwanya ubunyerere ubundi ukabasha kuva muri ubwo bunyerere bitagoranye. Igisubizo cyari B. Ikibazo cya 10. Iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa kibonye imbere yawe mu nzira nyabagendwa cyaba kikubwiye iki? A. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. B. Birabujijwe kunyura ku muhanda w'ikindi cyerekezo. C. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Iki cyapa gisobanura iki? Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, iyo ni A. B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Igisubizo nyacyo nta kindi ni A. Ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ahantu hose ubonye iki cyapa kikubwira umuhanda urombereje w'ibice byinshi, ariko iyo bakinyujemo kariya karongo gatukura ni iherezo rya wa muhanda urombereje w'ibice byinshi. Ikibazo cya 11. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Uguze ikinyabiziga uzakenera kujya kugikoreshereza isuzuma bwa mbere nyuma y'igihe kingana gute? A. Nyuma y'umwaka umwe. B. Nyuma y'imyaka 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Nyuma y'umwaka umwe, iyo ni A. Nyuma y'imyaka 2, iyo ni B. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo cya 11 igisubizo cy'ukuri ni B. Ni nyuma y'imyaka 2. Uguze ikinyabiziga gishya uzakenera kujya kugikoreshereza isuzuma bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Igisubizo kikaba cyari B. Bakomeje n'ikibazo cya 12. Umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuraho ibumoso. Twitegereze muri iyo foto, uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri inyuma y'ikiriya kinyabiziga urashaka kukinyuraho ibumoso. A. Nshobora kunyuranaho nyuze iburyo. B. Sinshobora kumunyuraho. C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twitegereza muri iyo foto, urashaka kunyura kuri uriya mugenzi wawe akuri imbere. Ushobora kumunyuraho unyuze iburyo, iyo ni A. Ntago ushobora kumunyuraho, iyo ni B.
ushobora kumunyuraho uciye ibumoso ariko ubonye ko ufite umwanya uhagije, iyo ni C, cyangwa D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo ni C. Birashoboka ko wamunyuraho ariko ntabwo wanyura iburyo. Inshuro yonyine imwe ushobora kunyura kuri mugenzi wawe umunyuriyeho iburyo ni igihe we ari gukatira ibumoso. Ikindi gihe cyose ugomba kumunyuriraho ibumoso ariko ubonye ko ufite umwanya uhagije. Hano rero nibwo uri kubona ko iburyo ariho ufite umwanya uhagije, ntabwo wemerewe kuhanyura ngo umunyureho, ahubwo ugomba gushaka uburyo umunyuraho ibumoso ubonye ko ufite umwanya uhagije. Ikibazo cya 13. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ni ryari ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga? A. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona byibura mu ntera ya metero 100. B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagera kuri metero 50, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye akagenda acana azimya vuba vuba amatara maremare. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Amatara maremare y'ikinyabiziga ni ryari agomba kuzimwa? A. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi akaba ashobora kubona byibura muri metero 100. B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagera kuri metero 50, keretse umuyobozi iyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye akagenda acana azimya vuba vuba amatara maremare. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kuvuga ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi akabasha kureba muri metero 100, amatara maremare agomba kuyazimya. Ndetse n'igihe ukurikiye mugenzi wawe hagati yawe nawe hakaba atarimo metero 50, ugomba kuzimya aya matara maremare, keretse ushaka kumunyuraho nibwo wagenda uyacana uyazimya nk'ikimenyetso kimubwira ko ushaka kumunyuraho. Ariko ikindi gihe cyose hagati yawe nawe hatarimo metero 50 ugomba kuyazimya. A na B nibyo, tugasubiza C ivuga ko A na B byombi ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 14. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. A. Imbere n'itara ryera ritwariwe mu ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B. Inyuma n'itara ry'umuhondo ritwariwe mu ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa imbere n'iki n'itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, ni A. B. Bagaragazwa inyuma n'itara ry'umuhondo ritwariwe mu ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, iyo ni B. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo ni A. Bagaragazwa imbere n'itara ryera ritwariwe mu ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Kuvuga ngo igihe cyose ubonye ari kukubaza amatara cyane cyane ku mperekerane no ku bindi binyabiziga byinshi, imbere hagomba kuba hari itara ryera buri gihe, inyuma hakaba itara ritukura. Imbere iryo tara ryera riba ritwariwe mu ruhande rw'ibumoso rigatwarwa n'umuntu uri imbere ku murongo w'imbere mu ruhande rw'ibumoso hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Naho inyuma naho itara ritukura ritwariwe ibumoso na wa muntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Mu bisubizo baduhaye hano rero igisubizo nyacyo cyari A. Imbere n'itara ryera ritwariwe mu ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Inyuma ni itara ry'umutuku ntabwo ari itara ry'umuhondo, bityo rero igisubizo cyabaye A yonyine. Reka dukomeze n'ikibazo cya 15. Umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubinyuraho? Uyu muyobozi w'ikinyabiziga, biriya binyabiziga uko ari bibiri bikuri imbere, uri inyuma yabyo, urashaka kubinyuraho, ni icyo washingiraho mbere y'uko ubinyuraho? A. Ugomba kuzinyuraho zombi. B. Si byiza ko wazinyuraho utabasha kureba neza imbere yawe. C. Ibyapa byaho ugeze ntibikwemerera kunyuranaho. D. Imbere hari inzira y'abanyamaguru. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukurikiranye na ziriya modoka, urashaka kuzinyuraho hano, nicyo washingiraho mbere y'uko wanyuraho?
A. Ugomba kuzinyuraho zombi. B. Si byiza ko wazinyuraho utabasha kureba imbere neza. C. Ibyapa by'aho ugeze ntibikwemerera kunyuranaho. D. Imbere hari inzira y'abanyamaguru. Igisubizo nyacyo nta kindi ni B. Si byiza ko wazinyuraho utabasha kureba neza imbere yawe. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, hano si byiza ko wanyura kuri izi modoka ebyiri utabasha kureba neza imbere yawe. Urabona ko imbere ntabwo tuzi ikiri guturukayo, hasa nkaho hari ikona, bityo rero ntabwo wazinyuraho izi modoka utabasha kureba neza imbere yawe. Dukomeze n'ikibazo cya 16. Kanda kuri subscribe dushyigikire, winjire mu muryango w'abatsinda amasomo yose ujye uyabona bidasabye ko ushakisha umuhanda.com. Ni urubuga rugufasha kwimenyereza uko bakora ibibazo 20 minota 20, ubundi nawe ukajya gukora ikizamini ugatsinda. Ikibazo cya 16. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira: A. Metero 1.25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa za rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibihe bipimo: A. Metero 1.25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo hano igisubizo nyacyo. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni A. Ni metero 1.25. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntabwo ushobora kurenza metero 1.75. Mu gihe ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende kimwe n'ubwa rumoroki zikuruwe n'ibinyamitende ntabwo ushobora kurenza santimetero 75. Ikindi, igihe noneho iyo mizigo yikorewe n'ikinyamitende 3 cyangwa 4, ubugari bw'iyo mizigo ntabwo burenza ubugari bw'icyo kinyabiziga kiyikuruye. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntabwo burenza metero 1.25. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende, ubwo ni amagare ndetse na za rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntabwo burenza santimetero 75. Noneho ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 byaba bifite akanyabiziga ku ruhande cyangwa se bitagafite ntabwo burenza ubugari bw'icyo kinyabiziga kizikuruye. Hano rero igisubizo nyacyo cyari A. Metero 1.25. Umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ushaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira: A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B. Kongera umuvuduko. C. Guhagarara. D. A na C ni ibisubizo by'ukuri. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga abonye ko hari undi ugukurikiye arashaka kukunyuraho, n'icyo ugomba gukora: A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B. Kongera umuvuduko. C. Guhagarara. D. A na C ni ibisubizo by'ukuri. Umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ushaka kumunyuraho agomba kubahiriza iki? Kwegera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, iyo ni A. Kongera umuvuduko, iyo ni B. Guhagarara, iyo ni C. D. A na C ni ibisubizo by'ukuri. Kuri iki kibazo cya 17, igisubizo nyacyo nta kindi ni A. Ugomba kwegera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukabona ko hari undi ugukurikiye ushaka kukunyuraho, ikintu ugomba gukora, wegera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, ubundi ukagabanya umuvuduko akabasha kukunyuriraho ibumoso, ubundi akagaruka muri cya gisate mwari murimo cy'iburyo, ariko utamubangamiye. Wongeye umuvuduko wamubangamira kuko mwamumeze nk'aho mugiye gusiganwa, ndetse kandi ugomba gusiga intera ihagije hagati yawe nawe, ari bwo buryo bwo kwegera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda ukamuha umwanya ibumoso. Ikibazo cya 18. Gutinda gutanga ibimenyetso k'umuyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Gutinda gutanga ibimenyetso k'umuyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? A. Bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. C. Baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Gutinda gutanga ibimenyetso k'umuyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda? Hitamo hagati ya A, B, C ndetse na D. Kuri iki kibazo igisubizo nyacyo ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Tuvuge muri mu muhanda, muri kugenda mwembi, noneho uzi ko ugiye gukatira iburyo,
wanze gucana ikinyoteri cyerekana ko ugiye gukatira iburyo. Ugeze ahandi uri bukatire nibwo ucanye cya kinyoteri. Icyo gihe ab'inyuma yawe ntabwo bibazi ko ugiye guhagarara cyangwa se ugiye gukatira iburyo. Ibyo rero bishobora gutera impanuka cyangwa se bigatuma icyo uberetse ushaka gukora batabasha kugikora neza. Bityo rero ni byiza ko ugomba kwerekana ibimenyetso mbere y'uko ukora ikintu icyo ari cyo cyose mu muhanda, kugira ngo abandi bayobozi babone umwanya uhagije wo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Dukomeze n'ikibazo cya 19. Icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Tugira icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza, kigira ikirango kiriho ibara A umukara n'umutuku, B umukara n'umweru, C umweru n'umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo hano igisubizo nyacyo. Kuri iki kibazo cya 19 igisubizo nyacyo nta kindi ni C n'umweru ndetse n'umutuku. Icyo nicyo cyapa batubwiraga. Turi kubona ko gifite ikimenyetso cyangwa se ikirango gifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku. Igisubizo cyari C. Kiriya cyapa nicyo cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza, gifite ikirango cy'amabara y'umweru ndetse n'umutuku. Tugira ishusho, tukagira ubuso, tukagira n'ikirango. Nk'iki cyapa turi kubona ko gifite ubuso bw'ubururu, kikagira ikirango gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru. Reka dukomeze n'ikibazo cya 20 aricyo cya nyuma. Iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 5 mu isaha, ahategama bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera A ya metero 100, B ya metero 20, C ya metero 50, D ya metero 150. Iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ahategamye ibyo binyabiziga bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu iyo ntera: A muri metero 100, B muri metero 200, C muri metero 50, D muri metero 150. Igisubizo nyacyo ni A muri metero 100. Kuvuga ngo hano batubwiye umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye, ariko umuvuduko ukaba ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha. Umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha, icyo kinyabiziga kigomba kugira amahoni yumvikanira muri metero 100. Noneho izo metero zishobora kuba metero 75 iyo cya kinyabiziga gifite moteri ifite ingufu nkeya zitarengeje santimetero kibe 125. Ikinyabiziga cyose gishobora kugira umuvuduko urenze kilometero 50 mu isaha ahantu hategamye, ibikoresho byacyo byumvikanira muri metero 100. Amahoni yacyo yumvikanira muri metero 100. Amahoni yumvikana muri metero 75 iyo cya kinyabiziga gifite moteri itarengeje ingufu za santimetero kibe 125. Ndetse kandi iyo cya kinyabiziga noneho kidashobora kurenza kilometero 50 mu isaha, noneho ahategamye amahoni yacyo yumvikanira mu ntera ya metero 50. Hano rero kubera ko ikinyabiziga batubwiye hano noneho cyo cyarenza za kilometero 50 mu isaha, amahoni yacyo azumvikanira mu ntera ya metero 100. Igisubizo kikaba cyari A. Ese ubonye amanota ngahe kuri 20? Tubwire muri comments amanota ubonye kuri 20. Uramutse ari wowe wakoze iki kizamini, wabonye amanota ngahe? Niba ubonye munsi ya 15 byaba byiza usubiyemo iki kizamini, kubera ko ibibazo bigenda bigaruka, kandi ubonye munsi ya 15 sinizeye ko bya bindi wishe waba wabimenye neza. Bityo rero niba ubonye munsi ya 15 byaba byiza usubiyemo iki kizamini, ukatubwira ayo wabonye bwa mbere, ukatubwira n'igihe wasubiyemo amanota wabonye. Abafite ibizamini mwese vuba ngaha twifurije amahirwe masa. Nkubutsa ko mbere y'uko ujya mu kizamini ukwiye kubanza ukisuzuma ukareba neza niba witeguye gukora ikizamini. Ujya kuri Google ukandikamo umuhanda.com ubundi nawe ukisuzuma. 078 610 05 077 078 610 05 077. Iyo ni nimero yacu waduhamagara cyangwa se ukatwandikira tukakwigisha mu gihe gito, cyangwa se tukagufatira kode nawe ukajya gukora ikizamini ugatsinda. Bafite ibizamini mwese amahirwe masa. Imana ibarinde. Nawe utaha kanda kuri subscribe n'utarayikanda, unasharinga ikizamini kuri bagenzi bawe uzi bafite ikizamini vuba ngaha.